Akamaro ka kalisiyumu mu mubiri. Kalisiyumu ni umunyungugu w'ingenzi cyane ku mikurire y'amagufa mu mubiri. Buri munsi umubiri uba ukeneye hagati ya miligrama 800 na miligrama 1300. Muri zo hafi 99% byayo mu mubiri wacu zibikwa mu magufa no mu menyo. Uburyo bwa mbere bwiza ni ukuyikura mu byo urya buri munsi, ariko iyo bidashobotse ufata inyongera zayo. Uyu munyungugu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu, dore ko ari uza kwisonga mu munyungugu umubiri wacu ukenera. Umugore utwite inda iri hejuru y'amezi 3 asabwa kurya ibikungahaye kuri kalisiyumu kuko bimufasha mu gukomera kw'amagufa y'umwana uri mu nda no kuzamera amenyo akomeye mu gihe azaba amaze kuvuka. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku kamaro ka kalisiyumu ku mubiri, bityo turarebera hamwe ingaruka zigera ku mubiri mu gihe kalisiyumu ibaye nke mu mubiri. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe aho wasanga kalisiyumu, by'umwihariko mu biribwa kuko ariho yiganje. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe akamaro ka kalisiyumu by'umwihariko ku mubiri. Uyu munyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu, dore ko ari uza kwisonga mu munyungugu umubiri wacu ukenera. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko utuma amagufa agize ingingo z'umubiri akomera. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko utuma amenyo akomera ndetse ntajegajege. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko ugira uruhare mu mikorere myiza y'imikaya. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko ugira uruhare mu mikorere myiza y'umutima. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko ugira uruhare mu mikorere myiza y'imyakura n'urwungano ngogozi. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko ikenerwa mu kubaka ibice by'uturemangingo fatizo. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko iyo ifatanyije na vitamine D, usibye kurinda amagufa, binazwiho gufasha umubiri guhangana na kanseri. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko iyo ifatanyije na vitamine D, usibye kurinda amagufa, binazwiho gufasha umubiri guhangana na diyabete. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko iyo ifatanyije na vitamine D, usibye kurinda amagufa, binazwiho gufasha umubiri guhangana n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Umunyungugu wa kalisiyumu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko iyo ifatanyije na fosfore bikora phosphate de calcium. Iyi ikaba igira uruhare mu gutuma amagufa amera uko tuyabona, agakomera kandi akagira uburemere. Reka noneho turebere hamwe ingaruka ziba ku mubiri mu gihe kalisiyumu ibaye nkeya. Iyo umubiri ubuze kalisiyumu mu byo turya, utangira gukoresha kalisiyumu ibitse mu magufa no mu menyo kugira ngo uyikoreshe ahandi bikenewe uwo mwanya. Ingaruka bitera ni uko ya magufa ndetse n'amenyo bitangira kwangirika kuko ubwirinzi bwari bifite bwagabanyutse bikajya gufasha ibindi bice by'umubiri. Ibi bikomeje bitera ingaruka zinyuranye ku buzima, by'umwihariko kuyibura ku bagore bacuze ni bibi cyane kuko bibatera indwara y'amagufa, amungwa ndetse na rubagimpande. Reka noneho turebere hamwe ingaruka ziba ku mubiri mu gihe kalisiyumu ibaye nyinshi. Iyo umunyungugu wa kalisiyumu ubaye mwinshi mu mubiri, byongera igipimo cyayo mu maraso. Ibi bigira ingaruka ku mikorere mibi y'impyiko no kugira amaraso arimo kalisiyumu irengeje urugero. Ibi ahanini birangwa na bimwe mu bimenyetso bikurikira. Kumva unaniwe bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umunyungugu wa kalisiyumu wabaye mwinshi kurenza urugero rw'uwo ukeneye mu mubiri wawe.
Kuribwa mu magufa bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umunyu ngugu wa calcium wabaye mwinshi kurenza urugero rw'uwo ukeneye mu mubiri wawe. Kwiheba no kwigunga bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umunyu ngugu wa calcium wabaye mwinshi kurenza urugero rw'uwo ukeneye mu mubiri wawe. Kugira isesemi bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umunyu ngugu wa calcium wabaye mwinshi kurenza urugero rw'uwo ukeneye mu mubiri wawe. Kunyaragura bikurikiranye bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umunyu ngugu wa calcium wabaye mwinshi kurenza urugero rw'uwo ukeneye mu mubiri wawe. Reka noneho turebere hamwe aho wasanga calcium mu byo kurya. Amata n'ibiyakomokaho byose ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Imboga rwatsi ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Beterave ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Ubunyobwa ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Soya n'ibiyikomokaho ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Urunyogwe ni isoko nziza y'ingenzi dusanga mu munyu ngugu wa calcium. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu aho twabaganirizaga ku kamaro ka calcium ku mubiri. Bityo twarebeye hamwe ingaruka zigera ku mubiri mu gihe calcium ibaye nyinshi cyangwa nkeya mu mubiri. Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe aho wasanga calcium by'umwihariko mu biribwa kuko ariho yiganje. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.